Yes, tugiye kubaha ikaze mwese mukomeje gukurikira GGTV kuri mikoro ni Gacha on make sure click subscribe amajyaruguru amajyepfo y'uburengerazuba ndetse n'abantu bari muri diaspora mwese ikaze nimba ari ubwa mbere rwose wibuke gukora subscribe dore amakuru yacu rwose hano tugiye kugenda twibandaho rwose mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Victor Kontana akaba akomeje rwose kubahereza icyitwa live rwose ya gakondo kuri bamwe mu bantu rwose mukunda injyana ya gakondo, namwe rwose nimuze gucika. Witwa Kriku Akiri, uyu nguyu rwose akaba azwi cyane ku izina rye nyamukuru, akaba yitwa Yusufu. Abantu mwese mwitwa ba Yusufu turabasuje, ariko abantu benshi bitwa ba Yusufu akenshi rwose ngo nta kintu kiba kibereyemo na Kriku Akiri. Akaba aturuka i Burundi, akaba yarabaye ku mwana wo ku mihanda rwose uwitwa Kasuku Media rwose, akaba yaramaje gushyika no mu Rwanda akagenda agaragaza abanyempano bagenda batandukana rwose bagiye bashaka kumubaga, nawe rwose akagenda rwose abatera icyotezo. Witwa The Ben akaba yateranye amagambo akomeye cyane n'uwitwa rwose umwe mu bagabo bayoboye rwose inzu itunganya umuziki ya 155 AM witwa Gigi. Tumuha ikaze Gigi. Yaman bro. Ibintu byanze kabisa. Abana sha nakerewe. Nakerewe kabisa. Asha Mike yanjye wagiye yishyiraho umuhungu wanjye. Wagiye yishyiraho neza ko ibintu bitoroshye. Yes, mwabyumvishe ni Gigi nk'ibisanzwe, nkaba nagarutse uyu munsi ndi kumwe na Gacha only. Tubafitiye inkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Komva nzanye uhara wampa amazi nkankosha. Yes, ngira ngo yagiye abibabwira ko turaza kwiyanda ku makuru menshi agiye atandukanye. Witwa Drake ewana makaba yamaje kugarikwa muri rwa rubanza rwe rwose. Muri rwa rubanza yashoyemo Kendrick Lamar rwose yamaje gutsindwa. Ubu nawe ategereje icyo bita ibagiro, agomba kumubaga nta kintu. Urumva ko ibintu ntago biba byoroshye neza cyane neza. Mu makuru ya siporo rero turaza kugira Amavubi tayari yamaje kugera ayo bita Johannesburg. Johannesburg. Abantu mwese mwize yitwa rwose ngo ni Manboy. Abantu benshi bajya bazi ngo ni umuvandimwe w'umuhungu. Reka da mwese wari mwize chapitre ikomeye cyane cyangwa ukite igitabo gikomeye cyane cyo muri South Africa rwose Johannesburg. Ahantu murahazi cyane rwose mu ngubu ikipe y'igihugu ikaba yagimaze kugerayo. Manboy nyine bivuga ubucukuzi bw'amabuye bukorwa n'abahungu. Ese mama apartheid kabisa iyi barayibagirayo. Noneho icyo gitabo nyine cyavugaga ku mateka ya South Africa none Rwanda rwose gakeya nubwo tukiri mu ncamake tutabeshyere Amavubi yacu twananiwe Bene imbere y'umukuru w'igihugu cyacu n'abafana buzuye stade South Africa hariya niho biti Pretoria cyane mu gihugu cya Mandela. Iya South Africa ko ikeneye kujya mu cy'isi saba gikopa gukora ikipe yo ni wabaya yazajya Bene perezida yavuze ngo niba akora duro batabona koje mu gihugu cyose amafaranga n'ipinda babahaye nimutsinda u Rwanda muzambaza ikindi. Perezida Ramaphosa yasaze subika mu Rwanda. U Rwanda rutsinda abantu bose bakajya muri covid bagasoka bambaye amasume n'amakariso n'ibikini byibuka bakana ahandi bavuze ngo ikitwa indaya ku mihanda muryizo mukeneye. Ni indangamirwa niko sigaye gushaka ngo ni indangamirwa. Yes, ngira ngo ahari dufate ka kanya se ko kugira ko kwamamazaho gake ubundi zita tumanuka akantu ko kwamamaza 100,000 byuzuye abaki menshi cyane kabisa. Olivier Kagame Isumo TV dushimira umuhungu wacu rwose 100,000. TikTok Isumo TV, Instagram mujyeho nayo muyizamure ni Isumo TV. Utishimye wandishimye cyane hari ikintu na cyane kikugira ndishimye ahubwo hari ikintu yari mangishamo inama. Hanyuma mbaza ati ese bahungu banye
tujye Johannesburg ndavuga nti rero ntago tujya South Africa kuko Amavubi ariyo atadutesha umutwe. Ntabwo turinjira mu makuru banza umbwira ukuntu umuhungu yujuje 100,000 akiri muri Kigali kandi ngiye yabwega agiye kumanuka uramubona nadufera we ariko ngo yohereje amafaranga ariko ikibazo ngano yohereje amafaranga ngo abantu ngo bakore akantu k'akarori ngo bagire gute ibyo bintu ndacyabikurikirana umuhungu ashobora kuba yaradufeze none se cyo abantu bose bari muri Rurindo inshuti bro ariko nanone kubana yes ngira ngo hari n'urugendo rutari rworoshye rw'imyaka 4 bro mwana yari kubye cyane kabisa mani buriya bajya bavuga ngo yuko igihe cyose uharanira ikintu kigeraho sibyo iboro barayitirimura ukakomeza sibyo umwana akaza agakomesha ngo waneye inda akavuga ati urabeshya mu gitondo ugakomeza ugakora ikibazo kibere no kwesha gateye inda muje byuko iteye yes ngira ngo hari kuri TikTok ibintu byamaje gukunda mujye kuri Instagram ni Isumo TV ni Isa ebyiri akanya TV ariko banibuka kuzanga ha kuri GGTV iyo ni ibisanzwe live unsomera ubutumwa bwa Mukamana ariko mbere yuko ubusoma amafaranga ngo yafaye icyuze nizeye ko mwayabonye dusangrife turi kuza mu kucyo ku mihanda rero ejo n'umuntu wambaje ngo se ngo gasangrife nagace bose amafaranga y'icyuze ni ibiki kagasangrife ngo baragakubita yes mugende mudufollowing ni Isumo TV TikTok Instagram YouTube GGTV nk'ibisanzwe Boomways rwose tubabwira ko mwihangana abantu mwadukundaga abantu bajya bambwira ngeze mu gace ko kuva ngo wagenda wese nagere kababaza akaruka Flash FM Nyagatare mu rugo yo kuyumvayo bajye bemera iyo mwoto ndashaka ko tuzayisunika ni iki cyatumye bizimira abana b'Inyagatare ku ishyamba ryabo urumva koko ari baze twende muzujije ari cije reka twinjira mu makuru ndi kubona aminota rwose kabisa yo abari myike cyane bare duhere kuri ino gacumba barire duhere kuri ino nkuru rwose umuntu bita Jessica zo mipangu avuye Mongolia gukora mu ngo yarafite umukecuru ni umwe gasoko yaje abeshye ko aje mu kiruko umukecuru amwirukanye musiga samubajije musiga amakuru ufite umukecuru yabwo ati naguze igira ishoti ngira muzi umujene araje aramubwira ngo ujye ugabanya kuzana ubugambo bwinshi utanazi ngiyewe mba nicaye no kuri kamera namba ndamushite umuntu ufasha oya kasuka afite umukecuru akorera Mongolia yamwirukanye araje abaturika ngo ruke mu Rwanda cyakoze mana dushime bimwe turanenga ibindi sibyo yageze mu Rwanda afata musinga ati iki gipeti cyanzamukiyeho ariko nyine tujya gutumuzane kasuku ntagazi kugakubita ijambo rimwe ngo gasufu zariye zaryoshye nagiye kuhita gasufu mani gasuku mecha uyu n'umutima mani biravugwa ko ariko ari no muri babagabo babandi ahubwo ubutinganye n'amabushinza wa mu Gentro Tycoon bahuje nyuma avuga ati Tycoon we nturipede ari gipede n'umutinganye byose ni kimwe ubundi ari umujene yabaze mani uramujene uririmba wa wundi uririmba indirimbo zaze n'abakubwira ngo mami yoyo onana ngo sikosa onana sikosa musanze ariko se kakana aho gaca iyo umwuga wanjye uba kuririmba utaba kwabira ku myanda gutya nari bube mbayeho hari umunyamakuru wakoraga kuri Flash FM asigaye bibyumba wandi watse ibigori asigaye noneho yaravuye mu bintu byo bisasagura ibiganiro bya showbiz amaje kwinjira mu bya politike no kotsa ibigori ibintu byo kwinjira ngo bamwita MC Karori uwo ntago ari umwe wotsa ibigori arabyotsa ariko we imva mboro zo kuntu wazikora MC uyu n'umujene kabisa Imana yari umuhaga mu bintu byo gusasagura ibigori bya showbiz ariko ageze muri politike ajya kwagize geti arayibaga nimba n'abacana bayagendeyemo
ntabwo yareka kugenda Gigi! abantu mama bagakike mani Gisegeti turamukunda n'izabiri hariya mukunda mani uyu nguyu uko sekedi ikintu ndi kumukundira yenda gitoya muri no minsi ari gushaka kwemera ibiganiro oya kubyemera goma kubyemera arimo avuga ati nyakubahwa ase arimo arabwira perezida abantu barimo nicaraga ngo ntazaganira ngo na M23 ariko tuvugisha ukuri n'ubundi wajya bavuga ngo ni guca muziko ni gushya yishira n'umurozi akakumaraho urubyaro ariko akwiye no gusaba imbabazi si ibintu yaragiye gukora ntitubizi twese kuki bari kwemera gushaka gukuraho ubwirinzi bari gutekereza kuki nuko ari kwemerera yenda ibiganiro ibyo tubiveho noneho dore ikintu gihari arabara dukumva Gigi ari amarira sayingona runo rubyiruko se ngo rwavuze akazi abaze mukayega gatsibo ntahaganaye ng'abantu benshi bari ku mihanda ngo bakoze ibizamini by'akazi Gigi nkubwire ibintu ni gukenda kubisanga cyo ku mihanda si ibyo se ngo ni abavolonteri mu bamotari ni abavolonteri abavolonteri mani babuze akazi bakoze ibizamini ibyo turakibashimira mu gihe umwana wize kaminuza yafite A0 na AM reka ajya mu kazi mwebwe mwaba muke ku ishuri ujye kwiga bari baze gusogondera ngo bagiye kubagafasha bagafata iki bimeze nk'ababye biri ngo nizega primaire erega duhere na cyo wagase uko cyumuntu kera wabagwi wize ukagera mu wa gatanu primaire gusa ukafite ikigo cyawe none ubwenge wese umuntu arasogondera ngo vuga bonjour ni bagase bazikunda bonjour wamubaje ushaza kongereza gake ase ibintu byo iri reme ry'uburezi ryo mani mu gihe cyose bashaka yuko abantu benshi bajya kaminuza diplome bigaragara ko isigaye igipapuro nk'ibindi byose yes ngira wari tumanuka uwo bita Yusufu Kiriku bamwita Kiriku akaririmbo ke kamwe ndirimbiraho ku karirimbo ke akagaki kidogo ajya so ngo ndaguta tamura ferami gato tagiye kuvangira mureze si asaba sirimba kare agaye none ahani wari wese ari ibyo akunda umujene n'umuhanda noneho biri kuvugwa ko umujentro yageze aho ngaho ikintu cyitwa muri hangana ukuntu tusameze neza uvuze ko ari abaciye bakamukubita cyitwa ubukene bro muri Afrika turamusangiye twese baramukubita mwana ajya imihanda mwana arasara ariko ho yagarukiye yaje abaga yari afite ngo rwa rukota ibikota byo kubwa murabizi ngo yari afite urukota yaje abagabaga ewana tunababwira ko ubungu bari i Kigali kuva ku wa gatanu bamwita Kiriku Akiru uyu nguyu ni umurundi kazi amwita Kiriku mani rero ko arahereye kagasanya ibintu byo kuzanga wanyweye amakamenshi amakawa atangira kukuyobya mani nyuko uyu mujene kumwe n'ibyana byiza mani niyo mpamvu naricaga icyo arase abana n'abarundi se aba ni abanyarwanda b'abanyakongomani n'abarundi n'abana b'abarundi washyire kuri screen mure mutubwire mani nyine message 3 nyabitanga ati n'abarundi uyu nguyu ngo ndabona ari abana b'imurenge abikongo ngose nguko mbona ngo ajya ngo mu Mutara cyane cyane Nyagatare hotel rugi Buganda aha twijira umusore witwa niyo nkuru Yusufu uzwi ku mazina ya Kiriku Akere Yusufu ijambo rimwe ku bantu bitwa Yusufu ni abanyamanyanga nibazi kugenda kuri gahunda abangaba Yusufu abo ni baba bazamburi twikomere nibaze kugira gahunda uyu musore mani yavuze yuko ngo ikintu cyatumye ajya kumenda cyane nuko yafushije umubyeyi we w'umupapa kandi ikindi nuko yamaze kugaragarizwa igikundo cyinshi hano mu Rwanda abantu benshi b'abarundi bakaba bamugaragariza yuko mu gihe cyose yaje hano mu Rwanda abaje gutwika ese ni ukubera iki mu Burundi batari kwatwikira bivuze yuko ibinyamakuru byaho akenshi nta kintu bari gukora ibinyamakuru byo mu Burundi nyine ukuntu bafashe
intuza yo kuba batari kugenda baguma kuzamura bano bana kandi buriya aba bana nibo ba mbere babo bafite imbaraga, bafite impano yo kuririmba nk'uyu Kiriku turebye neza. Ariko wibuka ko uyu umujene ari nawe wakoranye indirimbo na Chrisizi. Uyu nguyu urayibuka ya ndirimbo banyibutsa abantu muri kuri live yakoranye indirimbo na Chrisizi, indirimbo nziza cyane rwose. Urumva ko rero umuvandimwe rwose ni umuhanga cyane. Igikenewe abanzi benshi bajya agaciro abantu bo mu Burundi badahabwa agaciro bakwiye. None se man, uyu mujene rero ni n'umuhanga pe. Uzi yuko Iwane afite ibintu korwa byinshi yakoze mu Burundi, korwa birenze ibintu byinshi amaje kugeraho. Afite ibyakoranye n'abanyarwanda cyane. Chrisizi barakoranye kandi Chrisizi ari ku rwego rwa mbere muri class. Burase gatoyi. Wowe muntu uzi ko tukubeshya. Mano kujya kureba video za Kiriku cyangwa amafoto ari ku Nyarwanda maze urebe. Kiriku ni yanyweye ku itabi. Oya Gigi utagiye kubaga nta kinyi. Mani jewe bagende umuntu wese ufite iminwa y'umukara bivugwa yuko ni ibivugwa yanyoye ku itabi. Ibyo ni ibivugwa. Yes, twikomereza ngira ngo Gigi oya nguyu aravuze ngo nitwa Muka Musoni ngo merereye i Buruseli mu Bubiligi, ngo mbwirira Gigi wa Gigi yuko rwose Kiriku akira ari umwe mu bahanzi twese twikundira kandi tunyotewe no kumva bimwe mu bihangano bye, azakora indirimbo n'uwitwa Medi Medani kuko n'ubundi nabo bafite inkomoko i Burundi. Bizagenda biza biterwa. Asubande ajya baganya kudufera Kiriku, ariko tunamuvaho nge icyo navuga cy'ingenzi. Kiriku ni umuhanga papa. Kiriku ni umuntu w'umuhanga ukora neza, sibyo? Ufite impano mani, ibikorwa bye birivugira. Buriya reka nkwereke, niyo mpamvu nkunda abajene b'abarara kabisa, bazi icyo gukora mani. Abavuga barara rero arihiringa abantu bato bati ngo nabure ngo umwe bashigikira ingegera, kuko se ingegera kariziba. Ariko se ubivuga azaza ndebe mu maso abimbwira. Nicyo namubwira ko Manzi Siniya ngenda kuza mu Burasirazuba za Buriyora. Manzi Siniya Davis urukora kuri Radio Nyagatare ngenda kuza muri Gatsibo akaza kureba ngo impano zaho ngo zibamo. Ase koko Gatsibo k'imitoma, Gatsibo harobaye baba bafera Gatsibo se cyangwa Manzi Siniya nyine numwe mu banyamakuru mani bakunze kuzamura impano zo mu Burasirazuba kuko yazamuye Gikoko, azamura undi ngo ni David, ariko David se wamenye ngo ubwo baherereye hehe, Gikoko ndi wamenye ngo aherereye hehe, yongera azamura basore ba Nyagatare bishwe n'itabi nje none ndababaza. Iriya ryo byarangiye ribishe. Yesu ni yagiye ahubwo barimutse abajene basiga bari Kayonza baga nta kinya. Wowe muntu nibuze kwakunze za Jingo ya mbere mu Burasirazuba yakunzwe cyane. Templo onebi urajya Kayonza, utajya Kayonza gwisha manene ubwo uzagenda bagufera. Manzi Siniya Davis ni umuntu wabazamuye abajene bose, ubu ngubu bamweretse munsi y'ikenya bati Manzi wose hasi tubwira iki, bamaje gusubira hasi. Ubu ngubu itabi riri kugenda ribashiramo kuko n'ubundi abazanaga uducene ngo bari gukora studio barigendeye. None uyu munsi wasinda uti yes Victor Rukotana, ariko uyu muvandimwe amashyi cyane. Uyu mujeni bari bavuze ngo karacumbye ngo karagize ibiki ngo mujeni ngo byaranagiye, ariko cyo naguye uyu Victor Rukotana afite akaririmbo ujya nkunda rero. Nimba ufite umusheri wawe ushaka karirimbo yakoranye na Uncle Austin ukamuture karirimbo gakora kundiba no mu misokora kagazama bati mukunde we shaka re yakana mani nyine tuyu n'umujene w'umuhanga muri gakondo, ariko nta gikundiro abanyarwanda twamugaragarije. Ariko indi nkuru iri dasanzwe, Butera Knowless size ngizo barabarizwa Tanzania. Umugabo nagiye kuzana inuza se kuzana ngo ishuri gigisha umuziki, nyine agomba kujya gufata amashusho y'indirimbo zimwe na zimwe zigaragara neza kugira ngo ijambo rimwe kuri Knowless ajya saza ahora ari inkumi, cyangwa nawe ngo cyajya nkweca kinini gituma umuntu atarenga hari kiraza gituma utagira. Knowless nkubwiza ukuri, buriya
tunagira inama abantu nimba uri umukobwa w'umujene uwo ari we wese ukaba ukeneye kuzakora ibintu byawe igihe kirekire kandi mu buryo bwiza uzirinde ibintu bitatu gaca ndavuga kimwe uvuge bibiri ntari icya mbere uzirinde kukamanika icya kabiri uzirinde yuko inzoga zikugira imbata uri umukobwa sinabyiza ushaka wana rega nimba wirinze kukamanika wanirinze ibyo nta nubwo ubikeneye ubushyuhe bukaza gute erega hari abakobwa bitwaye neza ubu sayizi nibo bameze neza turi kuvuga sibyo ikintu cya gatatu ugomba kureka kwirinda kubenga si ikibazo abakobwa b'abanyarwanda barabenga we umuhungu w'umukene azakundwa na nyina wenyine gusa okama yishizemo witwa Kevin Kade ntazi kuririmba Kevin Kade arajwigira Kevin Kade ngo niwe muhanzi wo mu Rwanda utazi kugitwara neza ngo niwe muhanzi w'umunyarwanda isi n'amateka y'u Rwanda byigize bigira utazi kuririmba garajwigira nk'imbeba koko tubugije ukuri okama si hita ashaku ntago ahita kandi uno mujene wacu ntuza yakoze mu nda yabaye hiti yakoze indirimbo muzamu yitwa Like You yakoranye na Davis D njye ikintu ijambo rimwe Kevin Kade afite hit irenze y'abo bapeti bandi bose bavuga ko Kevin Kade nawe yazamuye ni buraya hit afite irabimwemerera erega none se tutararenga naho ngaho tutabeshye koko ntituvugishije ukuri tudaciye ku ruhande Kevin Kade na Nyangufi Okama ninde muntu ujwigira duca impaka bose noneho yashyizeho ngo ajwigira nk'imbeba uyu muntu ujwigira nk'imbeba amujene nawe mani icyo nakubwira cyo nuko aba bajene bombi ni abahanga bo icyo bari gukora ni promotion y'ibihangano byabo pe ahubwo se Gigi hari inkuru ndi kubona abafana bari kugenda batubwira ngo none se ngo mutubagire ku nkuru y'uwitwa Bishop Gafaranga gafa utagiye kumwizanira kabisa Bishop Gafaranga ntago yize umwana w'imihanda erega yabonye umuyutuba nanjye ngiye kuza nkamini se Sadiki zangaye abantu bamuzi niwe muntu ufite niwe most variable mu ntara y'Iburasirazuba mu gipasiteri uzi no kubyara kandi abantu bakamukunda bakamushyigikira ikindi amadorari akimena atarize ase gaca tubugishije ukuri njyewe sinita ko ahava njye nita ko ufite nimba umuntu afite amafaranga ubu ujyaye ukarara ijoro ujwigiye ko mu gitondo ifaranga ryawe rikaba rihari Gafaranga bamuciye akatari utega bavuga byinshi bavuze byinshi ngo abana arababaga ngo ababanga arabarya ese rukaje niba mubaza niyataye ngo urukiko rwarebeshe mu cy'abana byaragaragaye nyine uwitwa Drake yatsinzwe rwa rubanza yarari kurigwamo uyu mujene we Kendrick Lamar yamugaritse kirakari kiraro cy'imihanda waza ukibwira iki niko bijya bimera ubundi bajya bavuga yuko ababurana ari babiri umwe bayigiza nkana sibyo twanamumenye wigiza nka nibyo yigira byose Drake uyu ni umujeni kabisa umwe mu bantu bakunda kubetinga cyane b'abanyamerika rwose bw'ipinda ryiwe rwose arakubetingira akaba ati ibi bintu rwose iyi pari biragenda uku nguku ariko nyine bikarangira ashinzwe dusuhuza n'abantu bakora amapari mugenzi wanyu Drake niwe muntu wa mbere nzi ukora ipari rwose ngo ku bintu by'icyo umva none ko ikintu cyabiteye ni indirimbo yitwa Not Like Us
ya Kendrick Lamar Kendrick rwose Lamar yamusabiye yamwibasiyemo muri iyo ndirimbo reka abajeni ase bifu yababaje no mu Rwanda niba bizi yes bango nyuma yo gukubitwa ingumi ese Gigi man ari ibintu abajeni baba bari gukora man wabareba byanjye yagarutse nyuma yo kurya ingumi rwose byarangiye agarutse ku cyonko avuga ati rwose mu buzima bwanjye ikintu bita amabonzo yavuyeho kuko ingumi nariye hari aho nawe yari yarengereye icyo bita gusoma impyisi orajya imbari mwarimu wa kera bati warigiye ngo usome impyisi gaca ndi umuntu ukuzi wize bibiri kabiri shake keretse abantu bitwa ba Yusufu wowe warebye iki gikombe cya Arsenal yatwaye idatsinzwe cya 2-4 neza utuje iriya kipe utayinyibutsa iriya kipe tuvugishije ukuri mwarimu w'icyo gihe yigishaga Nyagumuhimba mumenyere yagushyiraga nose mwarimu namenye iwanyu none umwarimu w'ubu ngubu bati nose G wanjye simukunzanira agacupa se wape shati cyangwa se wasumbwira iki icyo wakera gutuma kurwagwa ku ishuri akabuni kusuki kandi wakaburuka mu miwanyi ese bwaza kumera iki ndagakumbura man cyangwa tugiye muri kwiga ari ukuntu mwarimu yakwigezagaho mwana ati ejo akarindwi kurwarwa uzukazanye kano karuza agasanga iwabo ntibanenze yenda ibitoki byafubye icyo gihe yabaga iwabo muri paka none se kwa kundi mubyeyi n'ukuntu mwarimu w'umwaka kwitabi akikata cyangwa agafata mubone waryaga umuhini ndapfuye none we suza abantu bose bagiye mu ngando bakikata kwenda kona b'abajene baho bakubitwaga badakubitwa byabura uyu nguyu aravuze ngo bamwita Christopher Muneza ngo aherereye Katari ngo mutubwirire abantu bose bari mu nkambi ya Nyabeke yuko igitaramo cyari kigiye kubera mu nkambi muri iyi vacances igiye kuza ngo mu minsi ya Noheli ngo cyasubitswe sawa naho birwa basubika ibintu none se kariko akazi kabo uwitwa Ruti Joel yahishuye icyatumaga akora imwe mu ndirimbo zikunzwe cyane rwose nuko ari umubyeyi we wa nyirakuru uriya muvandimwe ari no kubikora neza Ruti Joel afashe injyana za gakondo ziza mu cyongereza ariko ni byiza I love akumva ko kabeta katavuga ati iyi yo irarenze umujyaga bati mwana wanjye Kinyarwanda nirwo rurimi rwacu kandi ruduhuza n'abantu benshi urusigasiro uzanemo ya mitoma imeze nka wa wundi wawurimbaga ngo cyuzuzo ngo yahoraga iyo nuko bibiririmba yes dushimira giti uvuze giti ni Ruti Joel uvuze giti twumva ruswa yo mu Burundi zo muri Zamburi mu Buhinde mu ruswa ntabwo zibiro bakoreye abapakisitani giti rero kuko yako nyumva asobanura filime akabanga makagiti nkunze kubona asobanura filime z'impinde mani gira ku kintu wavuga ku witwa Ingabire Immaculée rwose uyu n'umubyeyi twakundaga yitabye Imana uriya mubyeyi ubundi hari ikintu kimwe nanjye nzi uriya mubyeyi wabaga wanamuziza ukuri cyane pe yakundaga ikintu cyitwa ukuri akanga amafuti ubu uri umuyobozi umeze ute hari ibintu mani hari ibintu makira avugaga nanjye nkavuga none usigane mbona nkavuga ati cyakoze ibintu nibyo mani ugasanga umuntu n'umuyobozi ari guteza umwigane mu bantu bose ibyo bintu rero ibyo ngibyo byanga gurunuka none ugasanga mani ahantu haciye umuhanda kandi umuntu yagombaga kwishyurwa uwo muntu wanze yuko bamwishyura ngo babanze akati ukuntu ngo nyine ngo yanyuze ngo manevure ngo kwa uvige kwa ocepevingi cyangwa ngo niba utaduhaye ngo tuhita duterekamo ikona ibyo bintu yarabyangaga amanyanga
none mana aragahinda ndi kumva abaturage mani ngo hari ukuntu basanga ngo abantu bagakora utuntu tw'uduterasi n'iki ngo basanga umutwe akago bakatubatushikuza muri Zamburi ibintu byo muri Zamburi babihindura mani kuba muri Zamburi ibintu byo muri Zamburi biriya bintu nanjye sinzi ukuntu ndi byumviseho byo kurimbura cyiza byo kurimbura imyaka muri Zamburi dore ikintu cyaba bikaza itangazamakuru bita babikuraho ibyo ntago bihari. Yes, ngira ngo tubabwira ni inkuru idasanzwe ireba igihugu cyacu by'umwihariko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakiriye indahiro za bamwe mu bagize guverinoma yabasabye ikintu ibintu bitagoranye undi nta n'ikintu ntabwo perezida ashobora gusaba ibintu abasaba ibintu ushobora kumva ari utuntu duto ariko kugira ngo umuyobozi uzatwubahiriza ubwo tuntu benshi baragarika akahe nyine icya mbere kureberera inyungu z'abanyarwanda bamwe muri bo niko bata babyumva vuba. Twizere ko abangaba bo rwose yakirira indahiro zabo bazarebera inyungu z'abanyarwanda bose aho turi twese ku isi. Yize bari kumwe uko byagenda kose urabanza ukihaza ukabona guhaza rubanda rwo yazajya guhaza inda yakayihariza muri gereza utigomba ni itegeko ibi ni ababwe sibyo mbere y'izabo shingiye kuri iyi nkuru kigiye kwisesengura muri aya magambo. Nimba umuntu yaricaye akiga areberera inyungu ze bwite akiga kaminuza yiwe areberera inyungu ze bwite mu gihe abonye umwanya mwiza ujya gufiringa akazi nabyo ujya ubyongera ntibazayishyura se ntabwo ni keredi iko yabibwa agomba kuyishyura nyine none buriya kurera agomba kuza gushyira mu nyungu ze bwite ntahembwa arahembwa ariko stop nimba uhembwa warishyuwe na leta ugomba kumenya kwishyura kandi nimba wariyemeje koko kuza gufata inshingano ugomba kurebera inyungu z'abantu z'abaturage z'abenegihugu uzamarira abantu bakorera leta baba bafite ariko ayo marira kandi bakakishimira ako kazi. Hari ubuhe twaje gusanga hari ubuhaba ari ay'ingona kugira ngo batakora agasuru ugasaba umuvandimwe avuye ahantu bajya araje aje afite ibibazo bigusumye mani abantu bava bafite miliyoni zingana muri 10 abavandimwe ntibaba bakaza umuheruka avuga ngo yaraje cyane dusohoza umuvandimwe yitabyabuje iyo ni ingona ya mbere ibaho. Ferwafa yasabye imbabazi bamwe mu bafana b'abanyarwanda bari bazi neza yuko bazagomba gutombora muri half time show yo witwa Riderman Lorenzo yaririmbyemo ikipe y'igihugu no gutsindwa bandagazwa. Bababwiye yuko undi mukino w'igihugu u Rwanda ruzakinira kuri stade muri mu Rwanda bazatombora ngo bikubye kabiri. Bera bintu subujura bira byakuye ngo bakurura abafana baza muri stade ubundi yabo bayakenyerera ako ibintu byo gutombora bidusobanurira akantu gace ubundi ni urusimbi kandi urusimbi baba rupanze ubundi hari uburi buryo n'icyongo abantu bose batazi kubeta uzasanga ari inyerere batazi ibintu byo gutekereza cyane uzana bicunga birebe mani cyaka abavandimwe bagikaragara uzo mufana wari winjiye abati nzeraje muri tombora ndimo niyabahiye niho hantu ubonera ko mu gihugu rwose y'abantu ibintu biba bitoroshye haba harimo ikintu bita icyonko kiri hejuru cyane. Yes, ibintu bigomba gukorwa cyane ntago byoroshye. Mike Popo agiye kwerekana rwose abandi bakinye rwose bicitwaga filime gashyira cyaka sinema abantu benshi bakunda sinema yo mu Rwanda baramuzi Mike Popo numwe mu bantu bazi gutegura show zo mu Rwanda zikagenda neza cyane ariko ari inkuru yagishimisha abantu benshi kagenda ibaga bamwe mu mitima yabo yigera bati ngo ayiwe cyarusoka kifashe mu mugongo. Ni inkuru ivuga yuko Elementi niwe munyarwanda wageze muri Tanzania akishimirwa na ambasade y'u Rwanda kandi ikindi agaterwa icyotezo n'uwitwa Rusine na Mugisha kubera yuko ari we muntu wagaruye ya filime yabo. Biravugwa ko kandi ni nako biri inzaruka n'urwaruka
rutangiye gutegeka abantu benshi bo mu Rwanda bagati arabaze ngo baragafashe twarabivuze ati uyu mwana mumushyire kuri karibura ariko imiriro azarekura muzayifatisha abiri Shadow man Shadow dutize iminota base nk'ibiri yonyine irabihagije ubundi tukwereka ibintu tujye kubaga muri iyi minota none sasa Gigi twirukanye cyane witwa Darest uyu nguyu ni mu basore babaye imitsina rya Juta muzika mukunda mukarembo bitinde amashyushyu tutiruri ahubwo ako ngako imisi hariya muvandimwe nizere ko harimo agaruka afite gagacano ke nyine karanga kawaya kari kindi ngafite n'ubukwe agiye kurongora ese bigute banze abanyarwanda batorongana mani metodo Gigi datorekera abahanzi bo mu Rwanda batanu papa cyangwa n'abanye umuryango afite abanzi batanu b'abanyarwanda batajya bashaka twaji nimero ya mbere uretse no kuharenga man umuvandimwe namubonye 2007 muri kucyuza na para ni yari umusore nimero ya kabiri most of available mu gushaka abagore Christopher Muneza nta mugore afite harya abaso bagira ngo bazaba basaza no bigende bi Fireman afite umugore ikiza tubabagamo gake gake tunabayereke n'ababigezeho kandi mitwa ngo ningegera damani si umujene bavuga ngo itabise ntafite umudamu wese undi muntu wa gatatu mu bahanzi mu bakobwa Marina uranyibukije utoragura asenge ngo uyibusibuye yavuze yuko mu gihe Christopher Muneza azemera yuko yagakubita bazamutwitira ako man nashaka kubakunda Christopher uburayi tuvugirije ukuri aba nashakira gituza Marina nashaka kubakunda Christopher nari amaso abatipe kuko benshi bakunda amatipe bafite amaso manini atuje kandi ikindi gituza mutipe witonda nyine tuvuga ati uyu nguyu yavamo icyororo niyo yagakubita nakabyarira mu rugo umuntu wa nyuma yo wa gatanu uyu nguyu umbabarire muvugaho utuntu tubiri gusa uyu muntu sokuru papa saba nawe ni umuhanzi reka mutagira ngo wenda ngo ndatandukiye uyu nguyu bamuzi ngo mu bantu bakina filime sokuru nuko ariho bamuzi ni n'umuhanzi nge sokuru mzabuvugaho ibintu bibiri nanjye ndamubagaho kuko ubu bwase njye mushyigikira sokuru ndakubaze n'ubundi waratunaniye none se asigaye iririmba none zenjyana zagakondo aragasagirife nizo kubona ari kurapa karagasagirife ni ukuri cyangwa ni ugufera ntibyanyabyo sokuru ibaze ko sokuru 9 ngo nanjye narakubitse kaka ibi bintu ibaze ko sokuru 9 yari umuhanzi akuzwe ize geography we hari abantu bambona mu bintu by'amafilime ngo yize ngo retere ndabona nyandatwa mbujije ngo sokuru uyu mubaga nguhaye imbabazi uyu munsi gusa reka muvuga akantu kamwegerero kantu nzamubaga ikintu gihe kimwe mu bakobwa bose kinije filime yabuzemo wagakubita none ubwo ikibazo ni ubuturi murambuza kumubaga ahubwo ndamubagira icyo gutuzenguruka abakinnyi bose ukinisha Shadow nabonye ku kintu yateguye ari kugenda avuga ngo mutubwire ukuntu agakingirizo k'abagore bakambara ngo bagakorwa kandi ku 8 ngo nyine ngo ibintu byo kondeza urubyaro byagiye kuzabaganirizaho arimo agapira ngo ngaragapira gusuzeka mu gitsina cy'umugore gaseseka kagenda gatereka kuri nyababye ngo kamara imyaka 12 mu nda atabyara warukaze kabamo cyane kariyango kararupfunga bakabwiwe niki sese ya magorwa twagiye gukora muganga Jacques wagiye byatubwiye ariko Gigi oya gacha uyimpinduka muganga Jacques ntabwo amasogonda reka none muri amasogonda Gigi tubwire wimugaba muciye umutsengo ngo nagongera kubyara barabihe cyangwa nuko wow kasi
ko zidaca mu mutwe. Abagore ngo iyo ucishije umutsi ngo ntabwo uruvi rugera neza ngahita ajya gushakira undi mugabo kurana ibyo ugakubita. Iyo ni uruca abana. Njye ndabazi babiri. Barabiganire mu rugo urabizi ko bavuga ngo nimba ushaka ibyo bintu ubiganire n'umudamu munazane tumucari mwe mubyumvikana. Umugore bakimara kuwuca ni wanyana yimbwa n'undi munsi utayigira gushaka. Ni nuko kandi dutashye Charlotte ni gacha tunirukanga. Twasoje ikiganiro cyo ngira ngo tunababwira ko tuzasubira ejo mu utakora subscribe ibuka kandeho iyo wantu ukore subscribe tuzatuganira n'ibindi bihe byose gacu giye bana ubu hari umushene wanjye w'umukobwa bamwita Juliette. Juliette kutoka Nyagatare babwira ko ibi byose tubikora mu burasirazuba turi ahantu hitwa Kayonza. Ni Kayonza no musi gucyonyine gatoya urabona oya barasemaza baragereza abantu tuyabona ngo turi mu biki urabona no Nyakarambi ku isoko sibyo urabona hari umuhanda uzamuka uza Kayonza mu mujyi muri gare hari n'undi muhanda ucometsemo gakeya umanuka ujya Rusumo gake no twebwe turi kuri uyu mubyeyi w'umumama mwiza cyane w'igishongoro cyakaka mama Anje. Ariko DJ Sex tumusuza Ngoma gato cyane. DJ Sex tuzamuka Ngoma n'ubundi tujye kuto tuzamuka tujya Ngoma ko tuvuye Gatsibo so twaraciye twabonye ntaki naberenze byaho baratubeshe nzoga yanzonyo wana twarabihoreye niyo mpamvu mu gihe cyose batazemera yuko tubombora ibintu byose nyabyo tusesengura amagambo yose yo mufiteyo itaho nzabavugira bihorere so njyewe sije kureba none banye njye ntacyo ngiye gukaraba ndyame buriye usibye ko ntuza ngo yenda kuza kunsura ariko Shadraka asoje ikiganiro. Shado ndawe avuze ko ari umunyamakuru ukora ku izuba ugiye kuhita afata yes ngira ngo ari twasoje dusuhuza abantu bose badukurikiye tubabutsa gukora ndabakunda cyane bantu bacu ariko nyine ngo bumwe wese